Nkuko muri kubibona nkaba nicariye hano Kicukiro centre nk'ibisanzwe, niko gasima kacu ariko uyu munsi bakaba bagafunze. Ndi kubabwira ko ibi bintu biri mu mujyi wose, ibintu byo gufunga amaduka yanika hanze, ibi bintu byerekeranye n'imyenda cyangwa inkweto. Nkuko babagiriye inama kenshi, inama ya mbere babaca amande, inama ya kabiri noneho nta bintu bya mande bihari, bahise bazana ikintu bita ngufuri babashyira ku muryango. Barababwira ati twebwe rero ikintu cyitwa kwanika hanze ntabwo tugishaka. Ibyo bintu muri gufata by'inkweto mwanika hanze, ibyo bintu muri gufata by'imyenda mwanika hanze ntabwo tubishaka. Ibyo bintu bikurura abazunguzayi. Niba bikurura abazunguzayi se wowe kubera iki nyine bamwe ubu ngubu bahafunze? Turi itariki 10, ndebe kuri phone, turi itariki zingahe mwana? Si bikiri ko recordinga se? Tukaba turi itariki 12 z'ukwezi kwa 8 2025. Ubu turi isaha ya saa 10. Ubu nibwo basoje igikorwa cyabo cyo gufunga byerekeranye n'amaduka. Nubango ukuntu bafungaga, hazaga imodoka, habanje kuza imodoka y'irondo, irabanza ibacaho, iciyeho ikazajya igicaho igenda ifotora, akazajya nyine bari bafite umumama yagiye yambara civile, akazajya agenda agafotora, yamara gufotora noneho bakagenda banyuraho bakwereka ifoto bafunga, ubwo rero nta kundi, ubwo ngubwo ni ukwihangana tukabaza inzego zibishinzwe. Gusa ntabwo biri muri Kicukiro gusa, ko biri muri Kigali yose, haba Nyarugenge, haba Remera, haba Gasabo, ahantu hose kabisa birahari. Nagira ngo nihanganishe abacuruzi bagenzi banjye nabo bafunze imiryango, ariko ni ukwihangana. Twababajije rero, twagerageje twegera inzego zibishinzwe, harimo abadaso, harimo na gitifu, turababaza si mbese kugira ngo uyu muryango ufunguke bizagenda bite. Badusubije ati rero kugira ngo umuryango ufunguke bizagusaba kwandika urupapuro ukarujyana kuri reception mu karere nibo bazaduhereza uburenganzira bwo kugira ngo tugufungurire. Ariko n'ukuri mu by'ukuri urebye ntago abantu bari banitse bikabije, ntago bigeze banika rwose bikabije. Ni kwa kundi usanga abantu bafashe wenda nk'imyenda bakayanika ku miryango yabo, kandi barababujije mu muhanda, bakayanika ku miryango yabo. Uri kumva rero ni kwanika ku muryango banza bitemewe, bashaka ko dukora mu nzu m'indani. Ariko njye ntago nabibasiza ko ni byiza, nyine bituma abazunguzayi bacika, ni na byiza cyane pe. Ariko nagira ngo mbihanganishe, mbabwire yuko ibi byose biri kuba, biri mu gihugu cyose, biri Kigali, biri Remera, biri Gasabo, biri Nyarugenge. Bwa mbere nyine baraje babanje kubaca ibihumbi 50, bamaze kuyibaca ubwo ngubwo noneho haza icyo bita kudufungira. Ariko bwa kabiri batubwiye ko nibadufata bazaduca amande ya 500, ariko sinzi impamvu noneho ayo mafaranga bataduciye. Hahise hazamo ikintu bita gufunga ngufuri. Ariko ko tubigenda umunsi ku munsi tuzagenda tubaha details. Ubu ngubu tuvugana turi Kicukiro centre muri korodoro, ahangaho bakunze kwita ku Kiryabareza, akaba ariho bafunze. Mukomeze mwihangane mwe bafungiye, kuvuga ngo turakomeza tubikurikirane inkuru yanyu, tubaza abayobozi ikibitera mbese kugira ngo bafungure uko bizagenda. Mukomeze mwihanganye, ntabwo ari mwebwe gusa, cyangwa cyo biri mu gihugu cyose. Ariko noneho ibyo birisereye kubona umuntu afunga iduka rya mbere, rya kabiri, rya gatatu, rya kane, rya gatanu. Niba batekereza yuko ntago still bagatekereje nyir'inzu azaza arebe kuri wa mucuruzi, ntago azagenda avuga ngo ese ngo wa mucuruzi we ngo kubera iki ngo kubera iki ngo nyine ngo gutanyishyura wapi.
we ikintu nyirinzu azareba ko ukwezi kwe kwageze, iby'uko wafunze ntibiba bimureba, ibyo byose nta na kimwe kiba kimureba. Barebana n'ikintu cyitwa ukwezi ko kwageze, yaba ibishingwe, yaba ibintu byose nyine, amabirizi yose atandukanye. Gusa ku bantu bafunga bajya wenda bibanda kureba, bafata indi myanzuro iterekeranye no gufunga, kuko buriya iduka rimwe, iyo ufunze iduka rimwe, iryo duka byibura uba usanga rikoramo nk'abantu nka 5, usanga buri wese akora ku rukuta, rero murufungira abantu 5 ugafunga noneho imiryango myinshi, aho ngaho ntago nta terambere ririmo, ibyo naryo kabisa. Ahubwo ikintu kizabaho ni ukwicwa n'inzara, bamwe bagahomba, abandi nabo bakahangirikira kabisa, uri kumva ibintu biri kwangirika. So nagira ngo kuba mucuruzi wowe ukurikiranye inkuru rwose wumve ngo biri ahantu hose, ariko noneho ibi byo noneho byo biriseriye kuza bashyiraho ikintu bita ingufuri bro, byana rwose noneho biriseriye, kuko ntago nakumva ukuntu amaduka ukumva amaduka afunguye nangahe, 1 2 3 4, ndakeka rimwe ni irya kantine n'irindi ricuruza ibintu by'ama accessoires, ariko bo bari barahisemo kutazongera kwanika hanze. So ikosa babajijije no kwanika hanze, ariko twegereye gitifu wa hano muri Kicukiro, arangije ukuntu twaganiriye arambwira ngo ukuntu bizakemuka ni uko buri mucuruzi azandika ibaruwa, yamara kwandika ibaruwa akayijyana hehe, akayijyana kuri reception mu karere, ubwo bagategereza. Ubwo rero ntabwo uri kumva, ntabwo gufunga iduka rwose ari ugukemura ibintu, ahubwo ni ukubiteza, teje inzara, uduteje nyirinzu, kumva stili n'imisoro nayo ntabwo izagenda neza. Ikibazo bakigeho, barebe ukuntu ibintu byo gufunga kabisa babireka, wenda bashaka ukundi kuntu bazaba baca amande, baca amafaranga, kuko uri kumva baciye amafaranga rimwe, ubwa kabiri ntabwo ugeze baca amafaranga, baje bahita badadira. Ikibazo bakigeho kabisa, turebe ukuntu ibibazo bikemuka, ko niba tutuye mu Rwanda rwiza, dufite abayobozi beza, so ntago rero twagakwiye kwicwa n'inzara niba uri umucuruzi, kuko erega urebye iyi Kigali abantu benshi n'abacuruzi, ahubwo bitandukana no ku bintu bacuruza. Ibintu bacuruza nibyo bitandukanye, twese turi abacuruzi, ahubwo ibintu ducuruza biratandukanye. Hari abacuruza amafoto, hari abacuruza amatelefone, hari abacuruza amakantine, hari abacuruza imyenda n'inkweto, ni byinshi cyane. So nagira ngo mbashimire mwebwe mwarebye iyi nkuru, babwira yuko buri step by step ko biza kugenda, ndagenda mbibabwira, ndahari ku bwanyu, abanariyemeje kuzanisiga insenda. Ciao ciao.